neza inshuti zacu abakunzi bacu turabakunda cyane turabasuhuje ni Roseli nugarutse nanone ndagarutse akanya gato ngo tuganire ntabwo ikiganiro kirambuye kubera yuko ubu ni mu gitondo turimo turajya ku kazi nk'uko mubibona ubu ngubu abereke ni saa 3:14 abereke muri muza mu modoka barebe za mu gitondo ariko murabona ko bwije narabemereye ngo nzabakorera ikiganiro kibereka ko hano butajya bucya dore ubu ni mu gitondo tugiye ku kazi nk'uko muri kwibona ariko haracyari n'injoro abantu bose ni gutya bameze turagenda mu gitondo hameze gutya tugakora hameze gutya tukarangiza akazi hameze gutya hanyuma tukanataha hameze gutya hari abantu ejo bundi twashyizeho ikiganiro ariko cyo cyari cyane nijoro mu minsi yashize ubu noneho ni icya mu gitondo barabona itandukanyirizo ubu ngubu wagira ngo nkeka ko nko mu Rwanda gutya basaga gutya nka saa 10 za mu gitondo cya saa 9 ako ubundi uretse ko mu Rwanda hari igihe haba hari ukwezi kwamurikisha ubundi hano nta kwezi kwaba kumurikisha murika kubona ntabwo ndabona ukwezi hano ntabwo ari kukubona buri munsi ntabwo ari byoroshye kukubona ariko kujya kuza ikindi kandi twe dufite n'amatara adasanzwe bita nudris abandi batagira ariko yo ngayo nayo akunda kuboneka rimwe na rimwe na hano yarabonetse akunda kuboneka mu majyaruguru ibice by'amajyaruguru hano nabonye ikintu cyitwa umwijima gihari kabisa muri iki gihe ukwezi ubundi byatangiraga mu kwa 11 ariko byaratinzeho urabona ko tugeze mu kwa 12 na ya neje babonaga yaragiye ubu neje izongera kugaruka byibura nitugira imana nabwo abayikunda hari benshi bakunda neje ntabwo ari bose bayanga izagaruka kuri Yulaft cyangwa kuri Christmas Eve akora muri aka gace gusa ahandi yo mu majyaruguru neje zirahari nyinshi ana abantu kuba batatse Noheli ariko hano nabonye Noheli bayizihiza cyane hano barayizihiza kabisa rero bazubana ko hari ibintu by'udutara batatse kabisa. So guys ni muri iki gihe rero nababwiraga yuko n'umuntu wese ugiye hanze akenshi yaba ari ugiye kwiruka muri siporo ugiye kwitwarira igare bisanzwe bambaye reflex ako nabonye byo bambaye tujire kugira ngo imodoka zibabone nizere ko muri kubona ko uyu mwijima ntabwo byoroshye kubona umuntu noneho ahantu hafi n'ahandi majyaruguru ho rwose ntabwo aba habona na gato ako bira bintu nabonye ari byiza byo kwambara utujire wazabizana nko mu Rwanda kabisa bakajya twambara n'ijoro ariko abantu bakajya batwambara n'ijoro turiya tujire nabonye ari sawa dufasha rwose ahantu ngaha muri Norvège natwe dukora muri Banahag cyangwa se mu mashuri y'abana nk'iyo abantu batwaye hanze niyo haba habona gute baratwambara ako nabonye abana ubuze ibyo bintu by'abana yitunyibutsa nabonye abana uriya muntu arakambaye ku ikote akantu ka reflex kari kugenda kaka ubuze iby'abana yitunyibutsa nabonye nk'abana ba hano biga muri Banaga wenda abantu kujya mu Rwanda babyumva ni muri nasari cyangwa se muri Gardienne nabonye abana banga bakunda kubashyira hanze imvura irimo iragwa no kubera iki buriya na bwa bukonje bwa hatari no muri neje baba bari hanze no mu mvura bari hanze no mu muyaga aho dutwara abantu baba bari hanze impamvu ni kugira ngo bamenyere kuko uyu mwana akuze bamugira kuriya arakura akamenyera ko niyo ya neje zaba zirazajya ku kazi urana uriya muntu utwaye igare arakambaye akanza kareflex Rose ejo bundi dushyiraho ikiganiro cya neje hari umuntu nabonye muri comment yibaza ngo kubera iki ngo ubu ngo abana banga babafubika gute kuko iyo ugeze nko mu Rwanda ubona kandi mu Rwanda nta bukonje bwa hatari buhaba ariko iminja nyinshi babona bazifubitse koko bihagije noneho hano yarimo aribaza ngo hano noneho umwana bamufubika gute uramwambika nk'ikigori ubundi umwana ugiye muri Gardienne wowe nka nyina cyangwa nka se wowe ugomba kumufubika imyenda umuhaye akajyana abamushinzwe hariya nabo barayimwambika ariko iyo umuzaniye imyenda idashyushye neza ntakundi ubwo aricwa n'imbeho kuko baguma hanze pe nabonye n'akantu kari komoni hano ngo ni ibintu bisanzwe gusiga abana hanze muri neje umuntu akigira nko muri boutique ngo agasiga umwana kuri kaburimbo ntabwo basiga umwana kuri kaburimbo ari wenyine
ntabwo byashoboka gusa wasiga umwana ari hehe se muri twa tuntu babasunikamo bwaya ntabwo muri kaburimbo nta muntu ariko ku muryango wa butike bakaba ku muryango nyine atari hafi ya kaburimbo imodoka sizimu oyapana mu muhanda nyine hanze nyine urumva ugiye mu iduka umusize hanze nyine ukamusiga hanze ku muryango wowe ukinjira ugaha ukongera ukagaruka ukamufata nabonye biri komone hano kabisa rwose kubera ko nimba muri butike hegeranye cyane utabona uko ucunga ku kagare kiwe arimo wamusiga ku muryango ugaha nta muntu wamuhemukira none umwana nawe ugiye ku ishuri atwaye igare yambaye kakariflegita tuno tuntu ni sawa kabisa kaje mu Rwanda kagabanya impanuka nyinshi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika nabonye etse ko kugira ngo wenda bahite babyumva babikurikize bishobora kugorana ko nabonye n'ejo bundi nabonye bavuga uburyo bazanye imihanda ya bisi gusa ariko nabonye n'izindi modoka zigendamo mu Rwanda mu Rwanda barayizanye kabisa Rwanda barayizanye nabonye systeme bazanye ari nk'iya hano yo kugura tike online then ukareba na online bisi igira ibuzire noneho bakayiha n'imihanda yayo gusa ubundi ukayijyamo ejo bundi nari ndimo ndareba amakuru mbona nabo byarakunze kabisa uyu munsi ndabona umujyi wose uri empty wagira ngo uyu munsi ni konje ko nta bantu mbona byagenze bite bamugani ni abantu bajya ku kazungu ndabona wagira ngo ewana konje umujyi uri empty kabisa cyane twe twakererewe byashoboka kabisa ari imbere muti yaje nk'igihe yiburira dore umujyi twawinjiyemo nta nubwo ari umwana ni umuntu w'umugabo rwose atwambaye no ku ipantaro na hehe undi nawe ikote ryose niko ni reflex nyine kugira ngo imodoka ikubone ubu ngubu umuntu yibeshya akakugonga nta kintu aza yireguza ngo sinamubonye ngo ni ibiki ni ugukumira impanuka itaraba nibyo kabisa hano barabikoze ku buryo rwose ni itegeko abantu bose ubundi dufata niho ni itegeko buri wese agomba kuba afite reflex ariko bimwe mu bintu nagubonye bigoye ni ukubyuka yijimye ukajya mu kazi kabisa none se ko bitakugoye kuryama butije nabyo byarangoyemo gahoro ariko by'ibitotsi byarazaga ariko ubu ngubu ikibazo ibitotsi aba ari rukururano muri iki gihe cy'umwijima urabyuka saa 3 hasi ko numva ngifite ibitotsi kandi naryamye kare ibitotsi byanze gushira ibitotsi biba bihari byinshi niba byaratwibitsemo cyane tutaryamaga tuvuga ngo ntago burira bikatwibikamo rero ku buryo kigiye ubwije kabisa biragoye koko kubyuka ndi mu bantu batagoranaga kubyuka ariko nanjye nsigaye ndyama ngomba kubyuka biranze uburiri buba buryoshye rero ukahita wibuka uburyo ugiye iyo hiyongereyeho no kuntu imvura iba iri kugwa n'imvura n'ubukonje kubyuka umuntu agira ubunebwe kubera ko avuga ati ubwo ngiye kujya gutitira hariya jya hehe ukonje uragenda bukagukubita ukahita uvuga ati nkumbuye i Kigali kabisa umujyi wose ni Christmas kabisa hano Noheli barayizihiza pe nabonye ari iy'umuryango bari iy'umuryango ejo bundi ndimo ndigisha nasomye ikintu cyitwa advent mu Rwanda ntago sinzi barayifite ariko sinzi rwo bayisobanura nk'uko hano bayisobanura advent itangira ibyumweru 4 mbere ya Christmas akanya nabonaga Noheli tuyizihiza kuri 25 gusa hari ikindi gihe twayizihiza advent rero buriya ngo ifite ikisobanura ibitegura abantu ubundi advance bisobanuye kwihangana cyangwa gutegereza cyangwa se ngo umwamaraje noneho ibitegura abantu ko kuri Noheli atari umunsi gusa ngo Yesu yavutse ahubwo ngo ni umunsi ngo abaje azanye ibyishimo amahoro n'umunezero n'urukundo uvuga ngo buje ya mbere bayicana icyumweru cya mbere cya December ikaba ngo ari ngo buje ya hope yo kwizera icyumweru gikurikiyeho bagacana indi ngo yo kunezerwa cyangwa ya glede y'ibyiringiro sinzi ukuntu nabisobanura ibyishimo hanyuma iyindi ku icyumweru gikurikiyeho bagacana indi noneho ya Fred y'amahoro hanyuma igikurikiyeho kibanziriza Noheli bagacana y'urukundo rero iyo y'urukundo niyo yantangaje ngo iyo bayicanye umuntu ashobora kubyuka akareba ibintu afite muri firigo ye akajya gusangira n'abatabifite kugira ngo berekane ko Noheli ije
ari urukundo amahoro n'ibyishimo isanze nyine barayiteguye mu mitima yabo bameze neza ubwo umuntu ashobora gukora umugati agashyira umuturanyi umuntu ashobora gufata ji agashyira umuntu nyine ariko bibanda kuri ba bantu bari bonyine cyangwa se abakene batayifite kurya wenyine urumva rero kuri noheri hano ukuntu bayiziza mu buryo budasanzwe ntabwo it's not just about Christmas ngo Yesu yavutse oya kurya wenyine rwose batoza n'urukundo gusangira mu Rwanda nabonaga noheri rwose tuyiziza kuri 25 gusa hano narwo yiziza kuri 25 hano nabonye ni 24 enye n'eshanu n'eshanu na 26 bari mu rugo kabisa ako 24 niwo munsi uri special barya neza bambara neza kandi bose bajya gusenga benshi hanyuma barangiza bava gusenga bakarya bagafungura amakado hanyuma ku munsi wa 25 birirwa mu rugo bagashyushya bakarya imishyushyu nuko noheri hano bayiziza kabisa handa wa gari ya moshi hejuru y'ibinyura abakunzi bacu ntibagira imana nyine tuzagenda kwizihiza noheri mu Kinoshke tubereke tubafatire video hano bizihiza noheri ukuntu bazenguruka ibiti baririmba ibintu byose nyine ibintu by'umuco wabo ukuntu biba bimeze kabisa murabona ko tugeze ahantu ariko ahantu mu mujyi twageze nta n'ubu ngubu urabibona yuko naho nta nuza cyangwa n'umunsi batanze konji ntitwabimenye ntabwo baba batanze konji ziri hano guys rero twagira ngo tubatere yambu bahe cya kiganiro nabemereye ko nabwiye ko nzagikora mu gitondo ubundi mukareba ko hano butajya bucya mukamenya n'ukuntu bimeze iyo turi muri winter butacya tubayeho gute ubuzima burakomeza umuntu arabyuka hasa gutya cyane rwose abajya kwiga bakajyayo nta konji tubona ngo nuko butakeye guys rero iki kiganiro nashaka kubereka mugire umunsi mwiza turabakunda bye bye akoze cyane